oya yewe data we yewe wi ngiye ndumva nafu uwo nifuza ni wowe nutemera kaba wowe njye kubwira ijambo ntigeze mbwira undi muntu sha numwe pe n'Imana ibirebe Imana nireba mu mutima iryo jambo nta muntu nigeze ndibwira aha noneho ni ukuvuga ngo Shami yari yarabitubwiye ariko mana we ariko mana Mishu no nta no kuvuga Mishu yewe we ayiga data namubonye wambonye yewe data hera umuntu wanjye twabonaniye hano abakamubwiza ukuri nyamara IM nta kintu idakora iyi canira gabura yewe data we yewe wi ngiye ndumva nafu yewe data we ariko se mureke mbabazi ko narima amagenzi ko bagiye kunga barazi ngo tujye gutongana nkwenzi ko mugiye gutongana ariko noneho ahari menya nashonje niko ahari umenya nashonje washonje pe washonje niko none se ibi bintu barumbwire Mishu uriyumva ute mana nyagaseruka no kurya mbere kurya bihorako kugira ngo uzabona umuntu ugukunda byanya byo ntago bihoraho Mishu si ubwa mbere ubibonye ibi bintu si ubwa mbere ubibonye reka nkubwize ukuri ni ubwa mbere mpuye n'umuntu ari ubwa mbere mubonye numva ndamukunze akahita nakwakira noneho utuntu ari kunkorera ni maji reka nkubwize ukuri sibyo ubundi sheri waba yari wowe last mani ku rukundo rwanjye ba last bus buwanyuma sinzongera rwose kugira gasore na kamwe dukundana ubu ngubu nta kumwari ufite se wari uri kumwe nako kari gahari wakagira nama kisa ndakaretse pe uragakatira oya ndakuretse wana mbonye umusore w'ibogari yewe ngo aryo ngo umukundiye iki none se ubu ngubu ni haze rindi bogari nanjye ntibazansiga Jardin d'amour haryo nibita Jardin d'amour wambwira hano uko hameze atasa cyakora mureke mbabwire iyi hoteli ni ukuri kw'Imana gira nacimbisha cyakora izi guteka Shami barumbwire wacyuti uwo mukunzi ngo iki siza hamwe nturaguye ese Shami byenye byo nawe urumva waguyemo iyo nabivuga kandi wari kugira mu mazi abakobwa mwaka mujya mwivugira mu mazi uyu mutipe yari kugenda iyo nabivuga kandi kare se wari kugenda none se rega buriya hari ukuntu abantu benshi bahura ntabwo ari ngombwa ngo abahungu ngo bari batera intambwe gusa rega namwe mufite imitima ikunda abakobwa nimba umwana nkunze nanjye ahubwo niba umwana agukunze reka kuvuga ngo wahuye ngo buriya ngo ni indaya ngo bazi ko abakobwa bazi ko batazi gukotsa urukundo umukobwa narugusaba uvuge ngo buriya ni indaya ngo wapinga umukobwa wakisabira urukundo ngo yawapa oya abanza urye mugabo mwiza icyo nzi cyo reka nkubwire Mishu je mfitemo ikintu cy'ubwoba ntago ari ukugira gute ntago ari uguca intege hasi ubwo musore tuve ko nandi mukobwa umwitahora se Mishu kutari kubyumva nagure neza sheri wanje kutari kubyumva akagaje mwize sheri ariko bara bya ni move za Kigali impamvu zitaramba akari ku mutima bakari ku mutima gasesekara ku munwa mva mbwira hari akaririmbo kajya gatrendinga kavuga ngo mbega umwana wagira ngo ni Mariya n'uwanjye ntihagire umukoraho reka nze mbabaze mbega umwana wagira ngo ni Mariya mva njye nari ndi mu kazi ese
umusista yari yabanje ariko kubikubwira ko nkunda nyine nibyo byari byamuzanye. Reka nkubabwize nibyo byari byamuzanye. Ntago yarakuzi pe. Ntago yarakuzi. Umve ko nasije twa turi kuganiraho. Nta nubwo ubu ngubu. Ntabwo nasije twavugaga yarari mu uyu muntu. Ntago yarari. Arambwiye ngo reka nguhuze ngo n'umuntu ngakunge ngo na Danizo. Mbaza no kumva nishaza ndarakaye. Aranababaye cyane. Ngaranababaye cyane. None umujeje amarira. Cikoze cyambabwiye. Mu bibazo havamo ibisubizo. Ibibazo biza bigendanye n'ibisubizo. For sure. Ibibazo biba bihenze ibisubizo. Cameraman ngenda hagaruka mu kiganiro nigendere. Ntago menyera ibintu by'inkundo. Okay, none se ikintu wambwiye cy'urukundo ewan navuga ngo kabisa iyo ni move kabisa nanjye naguyemo. Sure. Kabisa. Ahubwo gira akantu mbwira byibuze nk'ijambo mbwira ritandukanye n'iryo wabwiye abandi bantu baba barahuye nabo. Njye kubwira ijambo ntigeze mbwira undi muntu. Sha numwe pe n'Imana ibirebe Imana niyireba mu mutima. Iryo jambo nta muntu nigeze ndibwira. Ntabwo nzigera nkureka nunkunda bya nyabyo. Nta wundi muntu wigeze ubwira ibyo ngibyo. Nta muntu nigeze mvuga ngo ntago nzakureka. Kuko njyewe numvaga ko anytime umuntu n'ubundi andetse nanjye namureka. None se ariko wowe nunandeka nzakwizirikaho. Uwo nkunda ni wowe, uwo nifuza ni wowe, nutemera kaba wowe nzakwizirikaho. Uwo nkunda ni wowe. Sheri wamaye haga. Haga. Muhibira haga si birayi. Cameraman iyo foto uyifate neza. Cameraman umbabarire. Data we. Mishu wagize ikintu uvuga. Mishu. Nari kuvuga gatasa nibyo binda. Janyabyo. Arantwaye none Burundi arakora filime. Asomana? Ngo asomana? Harimo wa musore we twakundanaga wihangane pe. Tayari. None se ubwo ari muri move agana Nyabarongo buriya. Atasa. Nyabarongo ariko ndabiza ari bubabare. Buriya. Baraza guhura ari muri move ijya Nyabarongo. Urayazi? Cyangwa kwa Makuza hafi. Ariko se mureke mbabwira ngende ibi bintu biri kunezeza. Nukuri ibintu biri kunezeza simbabeshye. Yakanezezwe n'ibi ngibi. Sawa inezererwe sheri. Oya. Mishu barufata mikoro ugira ijambo uvuga byonyine. Sasa uri kweshize hasi. Ariko umuntu akibona ibiryo. Ntago bagitekereza. Ubwo ni ibiryo Mishu witujijisha ngo kibone ibiryo. Ukibona iki? Ariko Mishu. Erega nanjye ndi ibiryo byiwe. Ibiryo avuga si ibyo ku isahani. Ni ibingibi Imana yamuremeye sibyo ra. Mishu ivuga iryo jambo risobanura isesengura iryo jambo. Okay gusa muri make pe wenda ngenda n'ikiganiro nakirushye kimaze umwanya munini tugiye gusoza mugani wa yakuhita haguruka akagenda yakaba arahaguruka akava. Njye rero ushatse kuvuga ko ugiye kunyanga kandi wewe mbanza wumva ijambo nyuma ya hano kuri kamera nyuma ya buno buzima nzagumana nawe ndabyakiriye nyuma ya kamera. Ubundi reka rero nkubwire sibyo ibintu byose ni Imana ibitegura. Wizera Imana urayemera? Ego ko cyane ndanyikorera ahubwo. Yigo nkundanye na pasiteri. Si ukuvuga ngo ni pasiteri abakorera Imana. Imana rero bimbwiye. Yabikubwiye. Ku gatuti nkabwiriza amagambo y'Imana. Wagiye ku gatuti. Abantu bose n'abakozi b'Imana. Wambwiye ko pasiteri njye n'ukuntu wari wambaye navuze ati uyu muntu ashobora kuba. Okay, nabyo nibyo ushobora gusanga ari ubusanzwe ari byo byaba ari bibi kuba. Yes. Amasezerano yabasohoye. Amasezerano y'Imana. Ese munyakiresha. Amasezerano y'Imana. Komeza. Iyo wamaze kuyahabwa
mu gusenga ugira kwizera ndabona ngo yari yarabitubwiye ibi bintu ni Yesu wabivuze we turane bishu ariko uyu mwana afite urukundo mane nanjye ngo abantu bakora urumuhereza rwose ariko rumuhati oya nakabisa umwana ari tayari umenyere wenda nagusho ukambona uko ariko ukuri kwanje iyo nakunze umuntu mba namukunze kandi sinyanyinisha ikintu cyitwa urukundo shobora gukinisha ibindi bintu ariko ijambo urukundo cyangwa gukunda sinyambikinisha icyo ni nawe ntuzabikinisha oya ngewe ndi muri move kandi tutayari kuguhereza urukundo nkuko nanjye ubu rero ngiye kubibwira mu rugo ko nabonye umukunzi oya nushaka ubabwire kabisa ahubwo ngewe oya Shami mba ruvuga ijambo dusoze n'ikigana vuga ijambo ko ngewe mvuze ngo nta nkoko kazibika isaki ihari vuga ijambo ijambo ngewe mvuze aka kanya ni ukubanza gushimira my new girlfriend. Your new girlfriend? Yes, urumva Imana my girlfriend kandi nari maze igihe kinini ndi single. Ushatse kuvuga ngo kabisa ngewe ndamushimiye ariko nanashima Imana iduhuje. Ntago twari kumenyana uretse wenda nari kuba ndi no mu kazi nkuko nari nkarimo ahubwo bari harukura Imana iberagiye itegura utuntu twose ikuramo bariyeri. Ubwo rero nzewe apana none no kuri kamera gutya uyu mwana namwishimiye kabisa. Mutagira ngo ni ibintu by'amapranka numvise abantu bavuga ngo ni ibintu ntabwo wari ubikomeje se. Narinzi ko nuva hano uhita ubivamo. Nese ubwo urumva n'abanagiye mwa muri prank none se ni prank base mumbwire niba ari prank. Ndakunda pe ntago ari prank. Uyu muntu ni yarananazi nibyo ndi buvuge ko ntabwo yandebaga mu mutima. Ubu ndakubonye we mbonye Jaride ndavuga ati aha ni murede ni ngomba kuryama. Ese bwa Jaride nizivo nsubira inyuma gato. Jaride nizivo. Ako Jaride zizavanwaho ni cyangwa zisazamo n'imvi mbaza ngo nizizamo imvi. Nizizamo imvi nanjye nzaba narazanye imvi. Twese ewana dusazane kabisa niko bimeze. Ubwo rero nanjye ijambo namubwira nuko mukunda kandi nishimiye kuba mpuye nawe. Navuga ngo ahangaha bitangiriye Imana iri kumwe natwe n'abakunzi ba IM Irakiza Media TV kabisa ndagira ngo mabwire ati naje nta mugore mfite ndamutahanye. Ubwo rero uyu munsi buri muntu wese warushaka kuvuga ngo kwa Mishu ngo wagwane kwa Mishu kabisa ni ukuhita anyuza mu ijosi. Ewana Mishu nawe dusoza ikiganiro vuga ijambo ryanyu kabisa. Ikintu cyo navuga Imana irakomeye. Imana imaye umukunzi nifuza njye nkunda abatipe birabura afite n'utujaride n'iki aha ewana confirmed. Yes bakunzi ba IM Irakiza Media TV rero urabona yewe umva ariko ibindi tuzagaruka nta jambo mvuze bye bye.